uramuntwaye nyine uramuntwaye abakobwa baratuma twumvikana hareka kameramani ashira kamera tushe ukaroba kameramani ntago yemeye mu kabari ntago tuzinzoga nashatse namubwiye ngo abizimye arabizimye utangiye oya mimi ntukashake kwigira indyarya none uri kumbwira ngiye kudatwite kandi mbizi ko twite noneho ntiruka wasivanga uri mu mwana atwite inda y'amezi 6 none papa niwe wakubwiye ko shiri watwite uyu nyene uyu kandi Valence ubu ngubu ahantu hari icyo nzi cy'ahantu hari bari kwitegura gutora amashasho kubera ko musaza wa Mimi yavuye Uganda murazi kaba Uganda ubwo nawe uramukunda mimi njyamana n'abakobwa ntazi ukuntu batebwa nawe ndakumenya Mimi gushaka gufata abakobwa bawe nk'abantu b'indyarya undi mwana mu ruhirahiro umubwiza ukuri oya nago yaguteye nago yamutera indagutse ku gasozi gusa kandi fisa makuru y'umuntu yampaye yuko Mimi n'abashuti biwe hari ahantu bicaye bariko barasangira akayoga kandi tuzi ko Mimi atwite umva ko ni ibintu bidasa neza ariko ndagerageza uburyo bwose magera amabashe kubaza Mimi ese bimeze bite ngiye muri kumena Shoboy Delege cyangwa se M Delege komeza ukore subscribe ku bw'imisozi igihumbi cyangwa se ukoreshe ya cyangwa comment kugira ngo ibintu bigende neza katurebe ndi kubabona hepfo ariko turagerageza uburyo bwose tugenda tubegera hama urabona ko turi ahantu mu Gatenga ahantu heza hari n'akabare hari n'amarogi ushaka kugira ngo uze kwiruhukira wahagera kugira ngo ibintu bigende neza ni hepfo y'umunara mu Gatenga Kicukiro hama uzahagera banze urebe uko bimeze ngiye muri kumena Elvis Delege cyangwa se M Delege komeza kuri subscribe ku bw'imisozi igihumbi ubundi ukomeze ujyane nanjye 5 ku kandi kamera wahisha kamera noneho urabona ko mbegereye hisha kamera mbagereho kugira ngo mbashe kubabaza bimeze gute kuko mbona Mimi arimo aranywa inzoga kandi atwite kamera mahisha kamera kugira ngo tubanze tubegere turebe ibyo ari byo bimeze gute ni sawa cyane ni neza ese wowe uturutse ninde ukubwiye ko turi hano turimo dutembera gutya navuga tureka ngire hano ndebe ko nakavuga ko karimo karagwa mugatereka ngire hano namwe muragenda mana yanjye ndari mfite mikoro nyine nta kintu na kamera ibihari mbagira ngo se twiganire nyine nk'abantu banje ibintu bigende neza zakugurira video kujya genda na mikoro Mimi nese Mimi kuri kumwe inzoga kayoga ari sawa muri kumwe n'inshuti zawe abana mwaryoshye ariko mumeze neza oya ntago njya nywa inzoga Mimi nese bimeze gute man shano kuri ni sawa kuri ya ko ndabona wishimye none nzahora mbabaye nzi ko wishimye nk'umuntu udafite ibibazo kandi nzi ko giye tubuziranye ufite ibibazo shano nta kibazo mfite ndi kumwe n'inshuti zanjye maze bafite umunezero uba wisanzuye cyakoze ibintu ni sawa bite se tumeze neza mumeze neza bakwita ngo nitwa Eugenie wowe nitwa Tina turanya mushiki wanjye Mimi nese ko nshaka twiganirira mani bimeze gute ko usanga abantu kuri tebo twiryoheye sinzamumenye njewe yanjye nta kibazo ahubwo tuye tujyana ikibazo ntago njya mumenyera basi tera agatebe kabisa ndahagarara kubera ko njye mba nifitiye n'utuntu twanjye ari tubiri nubwo kamemba nagahishe gutya ngira ngo tuganire neza ariko ibintu bimeze neza niwe mwambwira ati bimeze gute abashitsi banyu baricara oya nta kibazo yicarire nagira ngo tuganire kugira ngo tubashe kugira ngo bimwe wenda tugere tuganiraho byinshi ndabona ko muri inshuti za Mimi ariko Mimi ndabizi ko dufitanye ibibazo byinshi twagiye twirukankamo sinzi nimba bizi nge nawe nsaka kanyureze nyihakana ntago wanyihakana kubera ko nta kibazo uyu mujama nta kibazo njye ngirana nawe nsiko ntari umunyamakuru bafata kamikoro twiganire ariko uranyishura kumfatisha mikoro ko yiboneye ntago ngwishe so kuganira subizi nese Mimi imeze gute okay ni sawa kuri kunywa inzoga kandi utwite indi utwite ariko se ntago ari kutubihiriza byeri njye uyu mujama mana simbizi umbaze wenda kurana umbaze iki se isi utwite Valence ari he
Valence ese ndabizi niba narakubwiye ngo uzagaruke kongera kumpamagara umuzanye Ese ukaba kutarabwira ntawuzanye abashuti bawe. gute uza kubwira abashuti banjye ibintu by'ubugoryi mani kandi ngenzi kutwite ibaze nk'ibyo bintu urabizi ese ntabwo mubizi urabizi ari kumbaza iki uyu nguyu ni uwo kuduteranya mani ntabwo ari ukubateranya nafate mikoro yawe mimi reka nkubwire reka bandi wenda ndagarukaho reka niganirize bano bantu ndumva bafite ibintu bimeze gute rata umeze neza nta kibazo ese mimi si inshuti yanyu magara ese wakabayeho ngaho utazi ko mimi atwite Beya nako ntayo nzi ntago atwite ntabyo nzi pe ntabyo yambwiye rata wowe ntabwo uzi ko mimi atwite ego ko ntabwo yigeze abimbwira ntabyo mimi waba warabikoze kutatubwiza ukuri gutyo shura twite mimi uri ko inshuti ntabyo twamenye. uri inshuti Byagenze gute? mimi aratwite abanyamakuru babishakira views mani we ntabwo bazi se ntabwo ari ibyo uzi ndi gushaka kameramani dore sibura ko ibintu yabikuyeho yakuyeho kamera bambwiye ko nta kamera ihari ntayihari twiganira Niyo- aho ushaka mbese mimi ni wa musore wakunze ni wa musore wakundaga umusore witwa ngo iki rata ceceka rata umusore bamwita ngo iki hari ibyo uzi yambwiye ko ari umusore akunda ariko ntabwo tuzi Bit- izina ryiwe kuraje nge nta musore nkunda mbabarira uwo musore bamwitwa vava ntimumuzi se bamwita vava vava ntimumuzi se vava ntimumuzi umuje mukora muri salo vava ndamuzi nawe uramuzi ndabizi na vava numva bamuvuga ndetse vava aratwite twigeze guhura wamutipa uko ari inzara mani wanjye ntabwo umuzi Twigeze guhura cya gihe umujyi unkorera inzara ndetse nta tuntu twita inda ye mu by'ukuri uvugije ukuri nk'ujya gukorera neza turasangira kabisi n'agahe mwese murabizi urako nanjye birantungwere bebe ariko aranywa inzoga kandi genzi ko atwite n'abakozi b'imisozi igihumbi barabizi ko atwite turabajyana wabikora turi inshuti nzima watubwiye nge nkunda umusore ariko ntabwo nwite nyine urumva memereka wenda tureke kwijijisha sibyo reka nkubaze ikibazo wambwiye impamvu ituma uri kunywa inzoga kandi utwite cyangwa se niba udatwite ubimbwire kugira ngo mbashe kubwira Valence nimba saro undi muntu abwira atari ngende kwenjoyinga n'abashuti banjye ariko ntabwo nwite ntabwo utwite abakunzi b'imisozi igihumbi bazi yuko ugize se murabizi ntabwo abakunzi b'imisozi igihumbi bazi ko umeze gute bazi ko nwite bitewe nuko nkunda Valence ariko ntabwo nge ntwite ese gukunda Valence bituma none niba narabeshye Valence ko ntwite kugira ngo nkunde uragira mbeshe n'abashuti banjye murabizi se barabizi ko ntatwite ntabwo atwite mimi murabizi ariko murabizi ko akunda umuhungu witwa Valence aramukunda bya hatari ariko ntabwo yigeze atubwira ngo ndatwite kandi gutwita si ibintu bisanzwe kuba twite nta kintu tuzi kabisa ntabwo ntwite nyamara vava ushobora kuba uri umukobwa w'indyarya ntabwo nwite shushu ntabwo nwite ni ukuri none uri kumbwira ngiye kudatwite kandi mbizi ko utwite noneho wasivanga urimo umwana atwite inda y'amezi 6 none vava niwe wakubwiye ko sheri watwite uyu nyene uyu akambeshyera nyir'ubwite niwe wakubwiye ese no kunyihakana ntabwo nwite ntabwo nwite ni ukuri uri no kunyihakana none wamfashe ukaba ugiye basi urumva njyewe uri kumbiza Oya, aba ni bashuti banjye bangira ngo nyine ibintu byose tubishyire ku murongo kugira ngo bigende neza mbanza mvamubwire uyu mushuti wanjye avuye hanze vuba utangiye kumutura ibyo bibazo uyu nguyu turasanganwe ntabizi ko ntwite gute fata ukavuga ngo ngenda twite gute umbihiriza buri gihe njye ntabwo ntwite umpamagara wambwiye ngo njye nguhamagara nyine urumva naragwamaga mfasha diro na diro arakunaniye sinwite rero nyine mbizranyeho nako kuvuga ngo ni njye nkunda Valence ariko ntabwo ntwite banzira no muri kamera ubivuga ureba muri kamera njyewe nkunda Valence ariko ntabwo ntwite please umpamagara wambwiye ngo iki njye narakubwiye ngo ufashe diro none yarakunaniye njye ntabwo wambwiye byadira wimbeshyera niba narakubwiye ngo ndatwite uri kumva ndetse kujya ushaka kubinshiramo ngo ngiye wampaye diro wampaye umva nkubwire warampamagara urambwira ngo Elvis uri umunyamakuru kandi azi oya kandi azi kuri umunyamakuru wambabariye ukampuza n'umujyama witwa Valence ko nzi ko muziranye yanteye inda yanze kuyemera sikwamamagaye mbwiye reka nkubaza akantu gatoya niba naraguhamagaye kuri telefone ukaba usigaye unsanga muri hoteli n'abashuti banjye mu kabari ukaza kunsebya ni ngombwa none se wajya ngo Valence oya naguhamagaye kuri telefone kuki utamamagaye kuri telefone aho naguhamagaye wajya ngo Valence avuye hanze mugenzi wanjye twaje kumwakira utangiye kumbihiriza uje kunserera konze gukomeza igihumbi none nari bitoroshye kabisa Valence wo kumuzi yatenda Sheri Valence kumuzi wayatenda vava yatera inda ariko sinibaza uburyo ashaka kugutera inda gutyo gusa
kanabimuhisha ntabwo bibaho Kanabimuhisha. muri iki gihe utera inda wabiteguye turamuzi Abiteguye ate? umusore Abiteguye. ugira gahunda bishoboka ntabwo ntabwo yamutera inda gutya ku gasozi gusa kandi yarakunze ntabwo bibaho kandi Valence ubu ngubu ahantu ari icyo nzi cy'ahantu ari ubu ari kwitegura gutora amashashi kubera ko musaza wa Mimi yavuye Uganda murazi ko aba Uganda yavuye Uganda aje mu kibazo cya Valence na Mimi none se ubu musaza we byibuze we anabyumvisha akumva yuko wagiye ukabeshya yuko twita ari gukunda umuntu wese usanga umureka he Baby reka nkubwire ikintu ntaguhakanira none si inshuti zawe ubwo nawe uramukunda nyine ko ubwo nawe we uramukunda ntago mukora si ubwa mbere none ntabwo yagutera inda ariko ubigenza gutyo umva nkubwire nubwo atanteye inda ariko twararyamanye uremera ujya kumushyira ku karubanda none niba mukunda abana bashito barumva ko n'ibintu badashigikiye ntugafate ibintu nk'ibyo ngibyo ngo uze kubishyira ku karubanda ubwo nyine ubwo ngubwo muramukunda mwese n'umundi murabakobwa sinzongera no gukundana n'abakobwa ikibazo cyo kuvuga ngo none ukunda wowe ugomba ntabwo ari uko ejo bundi bakunda sinakubajije impamvu ufite nimero ze muri telefone ukavuga ko ari uko agukorera ankorera inzara ubwo nawe uramukunda oya ndakumenye mimi nakumenye ushwana ntago ari ibintu bya ntago ari ibintu bibi njya mbana n'abakobwa ntazi ukuntu batebwa nawe ndakumenye mimi wishaka gufata abakobwa bawe nk'abantu ushyira undi mwana mu ruhirahiro umubwiza ukuri oya ntabwo yaguteye reka twumve uyu mukobwa wese niba bararyamanye icyo kimwe ngicyo ntabwo nari nkizi yes twararyamanye rimwe kabiri gatatu kanananiyongeza niba mwararyamanye ntabwo haburamo twararyamanye gatandatu inshuti yanjye ntabwo ibyo Mana tubizi yanjye. ariko niba mwararyamanye Mimi reka kwiha amenyo ya rubanda reka kwiha amenyo ya ariko rubanda reka mbwe Mimi, turi abakobwa Mimi, kandi Mimi, turakundana Mimi, sibyo Mimi, turi Mimi. inshuti Yego, ko Mana yanjye. uwo None nashaka no mwaryamanye hanze ko waje tukaganira wambwiye ngo waryamanye na runaka ariko mimi reka nkubaze ikibazo kimwe ubu muri iki gihe ubwenge ufite imyaka ufite niyo gutwara inda utabiteguye ntabwo mfite inda ariko mfite urukundo none se gukunda bivuze yuko ushobora kugenda ugashyira umuntu ku karubanda ngo yaguteye inda kandi ntayo ufite umukunda nawe umukunda kandi turi inshuti oya Wigeze ubona kubera ko nkubure nawe nkubure urikumva uyu nguyu akoresha inzara kabiri mu cyumweru kane bitewe n'uko amukunda kandi ngenda mbibona uri kubyumva byatumye mushyiraho dosiye ndamubeshyira kugira ngo mwese mu mucikaho musigarane siyo mpamvu baza gutanga ahangaha ntabwo ari ubwo impamvu uramuntwaye nyine uramuntwaye abakobwa baratuma twumvikana bakunze kuvuga imisozi igihumbi turi inshuti turi batatu musinga amushyira amakenga mimi uri inshuti yanjye ariko ntabwo nagushyigikira muri ayo makosa reka kubeshyera undi mwana ubona Valence atari umwana mwiza Valence ni umwana mwiza ntabwo yagutera inda gutyo Umwana mwiza. ntabwo yakwandagarika gutyo nawe uzabibona mwese muzafatanya agahinda Mimi ese wewe na Tina muri inshuti turi inshuti ariko aho mba mbibona none se ko wagira ngo ndetse kuki utabivuga namufuhira se urukundo ntabwo ruryana rushaka ubu se ko Mimi, urukundo ntabwo ruryana rushaka nikuhira nje hano ejo bundi nje mu Rwanda ejo bundi umfuhira gute vava ndamuzi ni inshuti yanjye ariko ese shuko nanjye turi inshuti nzareke kujya gukoresha kwa vava ubwo nawe nyine uramujyanye nanjye nasigaye nkoresha kwa vava vava kura reba inzara ni mu mujyane reka mbabwire Mimi nanjye we Mimi ataranterenda yarazinkoreraga umva se none reka mbabwire ubu kunze gumisozi igihumbi abakobwa ndetse urumvikana gute umva nyine nkubwire noneho yarayinteye Mimi none yego urayifite se ndayifite none Mimi kuki utari bemerera wayatubwiye bagifite bareke kumukunda Mimi reka Mimi reka hano turi kwitangazamakuru kamera ngashiraho kamera basi tubishire ku karubanda hareka kamera mana shiraho kamera tubishire ku karubanda kameramani ntabwo yemewe mu kabari None se- ntabwo tuzinzoga nashatse namubwiye ngo abizimye arabizimye utangiye aya Mimi ntugashake kwigira indyarya sibyo tuza nkubwire untwariye umugabo ntago amutwaye wewe reka nkubwize ukunda Valence ukunda njye nkunda Valence ubona ari umwana mwiza gusa Valence ni umwana mwiza kandi adukorera neza pe ntago nashyigikira Mimi kuba yafata iyo icyo kintu bishabishira bishito oya ntago bishoboka ntago Mimi reka kuzana ubusutwa wenda reka Erivi namujyane Mimi ndabona ibintu urimo uravuga ntabwo byumvikana kubera ko nimba nta nubwo nongera kuvuga bakunze gumisozi igihumbi ngenda ndabona abakobwa bafite ikibazo gikomeye cyane noneho batangiye kuvuga yuko bose ngo banamukunda uretse Mimi bavugisha utongera no kunyegeranya ntabwo nawe ntabwo nongera kuvugana nawe wambabariye ko wampamagaye unyiyambaza wabiretse tubireke wakunze bariya umva nkubaze Valence umuzi igihe kingana gute hashize igihe kinini nk'imyaka 2 anci inyuma imyaka 2 yose unci inyuma ukimva se kaguci wagiye utuza kumva kuko Valence njyewe umviriza uziranye na Valence kuva ryari nzagura amataratara azankunda njyewe namenye vuba aha ngaha
nyuma munyeretse. Okay, akumukwereka ase watuje mimi. Watuje nkavuga amukwereka yakubwiye ko ari iki kiwe. Yambwiye ko ari umushuti we anyine ari kumwiyumvamo. Amukunda. Ako nyakubwiye yuko yanze kubwira ko amukunda amugereka hinda ntigeze bikubwira. Ntabwo byari ngombwa Nashaka kwenda ko yamunyeretse. Memereka base wenda kuva impande numva mega ushaka kumvugisha. Ntabwo byari ngombwa. None se meme wagiye utuza ariko tukaganira. Ntabwo muri kumva urukundo mudura muhungure. Ndetse ko mukunda bisaba kujya kumegeka hinda. Genda umubwire ko mukunda. Wewe watumye abantu bose biyumvamo yuko ufisinda. Valence baragenda baramwandagaza baramutuka ariko batagize. Bose ubirayo babwire ko mukunda ntatwite. Ndagutumye none. Wereka nshireho ubwo kamera kugira ngo reka kamera ashireho kamera. Reka kamera ashireho kamera kugira ngo ibintu bigende neza. Wageze aho kujya kumuteza rubanda. Ndamukunda rega. Ntabwo Ubona mimi birimo aravuga ari. Mimi nk'inshuti yacu atubwira byose ariko icyo azatubwira buriya kizima kizaba ari icyo kuko atubwira ko adatwite. Mwe ababwira ko adatwite. Yego. Ako mwicaye hano kuva ryari? Hashize umwanya munini kuko hari hashize igihe tutabonana. Ariko ntabwo ibi bintu twabitekerezaga. Ngo Mimi Ese muri hano n'ubuya nta tuntu mwagiye muganira ati Mimi ukunda nde mugabo we n'indeshere wawe ntimwigezemo biganiraho? Mimi turabizi ko yiyumvamo Valence. Aranagupresenta akakubwira ati Valence ugenda gukorere pedori inzara aba yaradukoreye. Niwe yabapereza. Akavuga ariko ngo ari kuvuga ngo muri kumutwara umugabo. Oya noneho anakubwira uburyo ki akora neza nyine uba wumva aramukunda. Ariko ntabwo twumvaga ko byageze kuri urwo rwego. Aratubwira ariko icyo ntarakitubwira. Nese waruzi ko ngiye Mimi ari wanyihamagara yarambwira ati ngiye Elvis mfasha. Ako Elvis reka nkubwira. Niba uri mu kazi kanya ko ntabwo ibintu byose ari ngombwa ngo bicire hanze. Kamera kuvanaho kamera vanaho kamera. Kamera gende cyangwa uzagaruka. Bakonze gumisaza igihumbi. Amabinga ntahe simbishoboye. Tuzareka kurakara. Nese umusaza wawe niyumva ko ivyo yavuze byose ari ububesha akava Uganda azi yuko aje mu kibazo cyawe. Ubu uzamubwira ngo iki? Ndamubwiza ukuri ko nkunda Valence. Kumukunda se nibamfashe. We Mimi. Nibampereza umunani. Bakonze gumisaza igihumbi ndabona Mimi atumvikana reka ikigano baseka tukirangiriza hanga. Umunani wanjye ngugurishe ngure Valence kuko ndamukunda. Wese Valence n'umugabo yiba. Urukundo barugura. Jene nafashe Valence mufata nk'imbwa mvuga ati Valence gututera ndi mukobwa ukamwihakana. Ku kibazo cyawe wari wantuye. Ariko uyu munsi numvise ko uri umukobwa utagihagarara ku ijambo ryawe. Bakonze gumisaza igihumbi rero. Mutabivuganye mutabigapanga. Urumva gusa ko mufite inshuti mbi pe. Ekareka. Bakonze gumisaza igihumbi reka igikigano ndabona agiye twakigarukiriza hanga kubera ko ndabona ko Mimi ntiyumvika ntashaka tukumvika ntashaka tunumvika. Turaza kumvugisha buriya hari icyamubayeho cyatumye tubwira. Wende rero reka twifate gutyo reka giye kigano nkirekira hanga ndetse kubagura mukoze mwera agacupa kanyu nawe utabwo tuzasubira. Bakonze gumisaza igihumbi munano yo ku kiganiro nagisorejwe kubera ko Mimi ndabona adashaka kumva ko ibyo yakoze ari amafuti abashuti bari kumubwira ati ibyo wakoze ntago ari byiza ariko ari gukomeza guhatiriza avuga ngo nkunda Valence kuko ndi umuntu ntago ari ngombwa ngo umushireho inda ariko ubwo nimba ariko arabibara tuzareba Valence nimba uko bari kurayivuga ariko azabyumva kuko Valence nawe ntago wamubwira ngo ngiye nagushize inda kubera nkukunda ngo Valence nawe abyumve ubwo rero reka ikiganiro gende ngerekera hanganza ashaka uburyo nshaka Valence nimba nzanamubona ndamuganirize numve ko bimeze nshaka na musaza we mubaza ati ibintu mushikwa arimo arakora urabizi ndumva twakigarukiza ngawe komeza kuresa gusaba kugumisaza igihumbi ukore share na comment mwari kumena M Delege cyangwa se Elvis Delege umuhungu bazi ari benshi tuzasubiriza ubutaha kugira ngo turebe ibintu biragarukira he kubera ko ikibazo gitangiye kubona yuko gitangiye kugaragara yuko umukobwa adatwite kandi Valence bakomeje kumushira hinda yuko atwite konze gumusaza igihumbi mukoze mwihangane kandi mukoze mu sharing ibintu byacu bimenywe n'abandi bantu benshi batandukanye mu sharing hama tuzasubira ubutaha naho ubutaha kabisa ciao ciao nawe tukabimugezaho ariko ayisejisha ariko uzubwenge oya ntabwo ari ubwenge